w'imihigo dusoza kahize imihigo 107 harimo imihigo 28 yo mu nkingi y'ubukungu, hakabamo imihigo 58 yo mu nkingi y'imibereho myiza y'abaturage, ari nayo mihigo myinshi, tukagira n'ijyanye n'imiyoborere myiza n'ubutabera imihigo 21. Iyo mihigo rero yose twabashije kuyesa ku buryo bwiza kuko twagize abafatanyabikorwa batandukanye twafatanyije, ariko cyane cyane abaturage nabo nk'abafatanyabikorwa ba mbere b'ikubitiro badufasha kwesa iyo mihigo ku buryo mu bijyanye n'iterambere ry'ubukungu twahesheje ku kigero cya 99.3%, mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage tuyesa ku kigero cya 99.4%, mu bijyanye n'imiyoborere myiza n'ubutabera tuyesa ku kigero cya 99.7%, hanyuma twakora impuzandengo tugasanga twarayigezeho cyangwa twaresheje imihigo ku kigero cya 99.4%. Twese tuba dufite gahunda y'ibikorwa tuba twarateguye, akarere rero kaduhuriza hamwe tukagira igenamigambi rimwe, noneho buri muntu akajya mu ngamba ku cyiciro cye, cyane cyane navuga yuko twibanda no ku bikorwa biba biri mu mihigo. Batwigisha kuva mu kajagari tugana mu guhinga bigezweho, mpinga imboga kandi nkabonamo umusaruro. Ntekeza ko imboga zimaze kunyigishiriza abana babiri bamaze gusohoka amashuri. Ubundi twahingaga insina z'inyarwanda za kera, ubu rero tugeze mu guhinga injagi. Nahawe amahugurwa ku bw'ibyo duhinga ku buryo bwa kijyambere, tworora ku buryo bwa kijyambere. Hari igikorwa cyiza leta yashyizemo imbaraga, akarere gafasha abaturage kubona ibikoresho by'ibanze bibafasha guhinga ku buso bunini kandi buhira. Hari n'abagiye bahabwa ubundi bufasha butandukanye burimo ibikoresho byo kuhira nka za solar panel zivana amazi mu bishanga, mu biyaga, bakabasha guhinga ku buso bunini kandi buhira. Ibyo byose nabyo byafashije abaturage kongera umusaruro ndetse no kwihaza mu biribwa n'ibijyanye n'imibereho myiza yabo n'iterambere. Ntago wampa akazi ngo unyemeze ngo uzajya umfata kuva mu gitondo kugera nimugoroba unkore mu buhinzi, kuko maze kubona inyungu yabwo. Rero ndashima cyane iyo nkunga leta yateye abaturage yo kubumvisha ko bashobora gushora imari mu buhinzi kandi ntibajyemo nk'amaburakindi, bakajyamo ari iterambere bashaka. Uyu muhanda ikintu tumariye nk'abahinzi b'umuceri, twagize amahirwe kuko mbere uyu muhanda utarakorwa ntabwo twabashaka kuva ku mbuga n'imodoka ntizabashaka kubona ahantu zinyura, ariko ubu ngubu imodoka ziragenda ku buryo n'umusaruro wacu uhita ugera ku nganda ku buryo bwihuse. Umuhanda waje tuwukeneye, watugejeje kuri byinshi kuko aha hari ibitaka abantu bacamo bakandura, ubona atari byiza. Nkuko twagiye tubisaba ubuyobozi mu bihe bitandukanye, tushimira ko batwumvishe bakabasha kuduha imihanda myiza. Imihanda yazanye amatara kugira ngo umutekano uboneke, umuntu abashe kugenda amasaha yose agenwe, akora akazi ke kandi azi ko ari butaha akagera mu rugo amahoro. Ikindi, ino mihanda yazanye isuku kuko urumva ntago waba uca muri kaburimbo ngo mu rugo hase nabi. Mbere twabaga twakoresha nk'imodoka ntoya nk'amadina, ariko ubu tugeze ku rwego rw'uko n'ikamyo ibasha kugera muri ino santere yacu ku buryo bworoshye. Ikindi cya kabiri, hari nk'umuntu wabaga afite n'imodoka nto cyane, nk'imvura yaguye ukabona ntabwo ibasha kwinjiramo neza, ugasanga dutakaje amahirwe y'abakiriya bacu. Imihanda ya kaburimbo yatumariye, hari igikorwa kinini yatwunguye ku bucuruzi bwacu, aho abatugana baza ku buryo bworoshye, ari imodoka zidupakururira, ari abaza kuduhahira. Ni igikorwa cyaziye igihe. Turi hano ku mpamvu z'uko bashaka kutwubakira irindi soko rya kijyambere twakoragamo ruguru. Biba ngombwa ko baba batwubakiye aha, tukaba turi gukorera aha ngaha, tukazasubira muri iryo soko rya kijyambere rijyanye n'igihe. Isoko riri kuvugururwa turyitezeho byinshi kuko abacuruzi baraguka umunsi ku munsi, kandi ni na ryiza, ni irya kijyambere rijyanye n'igihe, kuko iryo twari turimo ryari rishaje ku buryo gucuruza byabaga bigoranye, ariko kuri ubu ngubu turashima ko igikorwa remezo cyateguwe kandi kiri kugenda neza muri aka kanya. Ni koperative yabayeho ku bufatanye n'akarere ka Rwamagana, yatewe inkunga n'akarere ka Rwamagana. Urumva rero umunyamuryango
hari icyo tugerageza kugenda tumufasha gike kibonetse nubwo twari twahuye n'ikibazo tukamufasha kuba twamutangira mituweli w'umuryango wose tukamwishyurira ejo heza ya buri kwezi tukaba twagerageza no kumworoza amatungo yo mu rugo umunyamuryango akakomeza kwiteza imbere. Uretse no kuba baraduhaye n'izo nka bagiye baduhugura uburyo tuzigaburira, gukora ibiryo byazo, guhinga ubwatsi bwa kijyambere, hanyuma batwigisha no kwihaza mu biribwa duhinga uturima tw'imboga. Aho mboneye iyi ifumbire ndimo ndayibona, natangiye kuyibona rwose, ubu natangiye no kuyigeza mu murima, ubu niteguye ko nzabona umusaruro uhagije nanjye nk'abandi. Tifu yaragarandeba uko ameze, abona ameze nabi, ankorera ubuvugizi, bangezaho rwose bakorana imbaraga ku buryo na gitifu yazaga inzu akayikatira icyondo. Inzu yarubatswe iriho ikigega cy'amazi, irimo intebe, ubu waza yabona aho yicara, umushyitsi yaryama, amashanyarazi, ubu imvura iramutse iguye nta kibazo twagira. Amarerero yashyizweho hirya no hino, yaba amarerero yo mu ngo n'amarerero yo ku centre, ECD center, community ECD, home based ECD, izo zose muri uyu mwaka zashyizweho kandi zaradufashije ku buzima bw'abana. Ubwo rero twavuga ku burezi twibagiwe ibyumba by'amashuri byubatswe, TVET zubatswe. Twajyaga kwiga kure ku bigo bitegereye hafi, tukazinduka cyane, tukanakererwa, tukanagerayo twarushye, twanataha tukagera mu rugo twarushye, ariko ubu ngubu baratwerehereje. Mu by'ukuri ishuri ryari risanzwe ryakira abanyeshuri 320, ariko aho tuyiboneye, aho tuyiherewe n'akarere, uwo mubare wikubye hafi kabiri. Uyu munsi dufite abanyeshuri bagera kuri 520 tubikesha iyi nyubako nshya y'uburaro bw'abanyeshuri. Ndi make mu imbere twanazanaga n'amamari n'icyo, ariko ubu umuntu azayifite igikapu cyonyine ku kazi yuko afite garderobe ari bubikemo imyenda, inkweto. Ndashimira ubuyobozi bw'ikigo cyane ndetse n'abantu bose bagize uruhare mu kubaka iyi dorotwari. Imana ibahe umugisha. Ntabwo nabashije kugira amahirwe yo kurangiza amashuri yanjye, ubwo rero mbura imikorere mpitamo kuza kwiga ibijyanye n'ubudozi, nzi ko bizangirira akamaro kanini ku isoko ry'umurimo. Ni imyuga igezweho. Muri urwo rwego rero nanjye nk'umuntu wize ubudozi cyangwa se uri kwiga ubudozi, nanjye numva ko bizagira ikintu bimarira, nkabasha kwiteza imbere nihangira umwuga cyangwa se nkakorera n'abandi. Mu rwego rw'ubuzima nanone dufite achievement ikomeye cyane. Aka karere gafite imirenge 14, twe dufite umurenge umwe utagira ikigo nderabuzima, umurenge witwa Mwurire kikaba cyaruzuye, abaturage baragitashye dufatanyije. Ubona ko bishimishije cyane kandi n'ibipimo by'ubuzima muri uriya murenge bizazamuka. Ubundi twarategaga tukajya Rwamagana, waba udafite n'amafaranga yo gutega, ariko wenda ukaba wahera no mu rugo ntiwivuze, ariko ubu twarishimye cyane kubera yuko iki kigo bakigejeje hafi yacu. Ubundi ryabaga ari ritoya, ariko ubu ivuriro bararyaguye, umuntu yabaga afashwe n'inda kugira ngo uzamugeze Rwamagana bikagusaba amafaranga menshi, cyangwa se ugahamagara ambulansi ikahagera itinze, ariko ubu ngubu wamukubita ku kamoto ukamuzana ukamugeza hano akabyara neza nta kibazo. Umunsi nanavuga ku bijyanye n'icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, nawo ni umuhigo twakoze muri uyu mwaka w'imihigo, kandi ibipimo cyangwa se umusaruro twabonye murashimishije cyane. Mbere y'umwaka wa 2018 mu bitaro bya Rwamagana hapaga abagore barenze 10 ku mwaka, ariko ubu ngubu bageze muri 5 cyangwa se bagenda bamanuka. Imihigo yose twahize yari imihigo avuga ko ari imihigo myiza, kubera yuko ni imihigo yari igamije guhindura ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage. Ubutumwa bwihariye naho abaturage b'akarere ka Rwamagana, ubwa mbere ni ukubashimira uburyo twafatanyije muri iyi mihigo y'uyu mwaka dusoje. Ntabwo bakiri abagenerwabikorwa, ahubwo babaye abafatanyabikorwa. Abandi dushimira byimazeyo ni partners b'akarere cyangwa abafatanyabikorwa iterambere bibumbiye muri JAF. Korana inama n'abaturage n'abafatanyabikorwa, bikarangira twese dukoreye hamwe mu kwesa iyo mihigo, tukajyanamo kandi tukagumanamo.